ugiye ku kazi kareka mama ajya hari ese ariko ibyo twavuganye byose ngo gufata umwanzuro rega ndumva tutabyanzamo neza aho sinumva tubita kuzamuka ikibazo bize kandi njye nawe tugifite ibyo ni byo kuza kongera kuganiraho n'ibiki byose n'ibyiki ariko papa nta mabanga bafitanye na mama reka mubwire rero buriya hariho amabanga y'abantu bakuru amabanga y'urugo mwebwe muracyari batoya muzagenda mwamenyeka urugo kuko muzagenda mukuru ariko tumaze gukura papa wumva ko abana bagira amatsiko amatsiko ni ngombwa bagomba kuyagira ariko intambwe ku ntambwe sibyo njye numva ikihutirwa nuko wajya unywa vuba ukajya ku kazi ibindi turaza kubiganira cyangwa n'ejo tuzabiganira mwese yajya mu gine nta banza umwe ariko mba ndeba ku masaha agiye kumva mfite impungenge z'uko wakererwa mu kazi ariko rero numva twabanza tugerageza imana iteka niyo muve imana nongeye gushimira iri joro ryakira amahoro none mwami kongera kukuragiza umufasha wanjye yararagiye uhagurukane nawe umutegurire imitego mu muhanda anyuramo kandi uwo mushoferi iki cyo maze ugende mwana bigusabye byizeye kandi bibanye ku mutima mugabo mwiza ngaho mwaka urugendo ariko nabyo mbisubiramo twingutse uri mukuru usirikane ibyo twavuze sibyo ndabisirikana ese ko numvaga ariko uri gusenga numvaga hari umuntu uri gukomeza ariko ibyo urya reka ntabwo ese rarimo arya n'amara benshi hano ndagira amaze ariko wowe nizere ko utarya ntabwo ari inyuma arambeshyira arakamara igisambo gusa igisambo gusa okay ikagenda rero sigara mu njyane na nyagasani azisenza kuta mwakoze nawe sigara mu nabusaba abana banjye mujye mwibuka gusengera mugeze mu ngo zanyu mujye mwibuka gusengera abafasha abantu abana banyu biba byiza biba umugisha aho tumukeye natwe tujye mu mirimo rero neza Niriwe. karibu Cyane. Niriwe mutese. turamahoro akazi kagenze neza Nta kibazo. Ibisanzwe. Uretse ko usanzwe wikunze abana banjye. bari mu gikari Hey. ahubwo se ihuzanire ji cyangwa amazi Buretse gatoya kibushaka. Rero nisi nitwara nabi none nyemerera bw'impuhwe zawe usanzwe nzi ufite nusabye imbabazi rwose kandi usabye imbabazi ku mutima haguruka wongere wicara mu byubahiro byawe imbabazi ndaziguhaye niba uzisabye bivuye ku mutima kandi ibyo ukora byose niba utazanabyongera imbabazi ndaziguhaye rero mu buzima buri kintu cyose kiba gifite impamvu impamvu yabiteraga byose ni ubusinzi
ariko nkwemereye bitazongera kuza inzoga mu kanwa kandi nanagusaba ngo abana banjye ntibazigere bamenya ko nywa ku nzoga kuko ntibizongera ukundi. yewe kubimenya byo ntabyo nababwiye nta n'ibyo mbabwira, gusa nabo bamaze kuba bakuru bashobora kubyibonera, haba ku mwuka zibahumuriye, haba kubona ugenda udandabirana, ariko ibyo byose ni abana bacu nta kundi. naho ku by'imbabazi unsabye mbikuye ku mutima ndakora kandi imbabazi mbaye ndahamya ko n'Imana iziguhaye. ariko se tugarutse ku by'aba bana barabizi ko nzoga nakubwiye ngo ntabyo nababwiye, gusa kuba ari bakuru ushobora kubyiyumvira. ushatse kuvuga iki? mbese buri bubona ari abana? nta kibazo nzagira ukuntu mbaganiriza kandi bizakemuka sibyo? ushobora kujya kuzana akaji noneho nta kibazo. ariko biri urabona ubuzima tubayeho butarahindutse koko. ariko basura bizi ahubwo nyensigaye mbona ubuzima tuba wareba muri filime turimo turakina. ariko si ubu biri guterwa n'iki? ni amakimbirane ya papa na mama koko. se bo hari icyo utabona nyuma? ariko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwacu twahozemo tubusubiremo. ntabwo byatworohera. urugo ruhora mu makimbirane nk'urugo ntabwo rushobora gutera imbere, kuko umugore n'umugabo baba batumvikanye ngo bashyire hamwe, bizahora ari kwa kundi nyine. nose ubu tuzabigenza tuzicara gusa tureberere gusa? umuntu mbere ahubwo tuba icyo dukwiye gukora ukora kuvugana na papa, ugomba kumwegera ukamwenja, hanyuma tukamenya ibintu biba arimo. ahubwo wowe niwe uvugana, niwe papa akunda cyane kurusha izindi. wowe akakwiye kugenda ukavugisha papa, nanjye nkavugisha mu matwi kumva igitekerezo tuzavamo. nta kibazo pe, wabaza papa nanjye nkabaza mama, ibyo nta kibazo, ariko tugahuza ibitekerezo byabo hanyuma tukabona gufata umwanzuro nyamukuru. ahubwo mufite n'ikindi, uzi ko umusaza wacu agiye kubaza mama, ariko ntabwo numvise ibyo yamubwiye, ahubwo nzabaza umusaza wamaze kumubwira. nzahita mubwira icyo yambwiye. arugisha ukuri cyane ukuri. gusa uwo uzabaza wese uzabikoremo ubwenge, atazabona ko ari njye nagutuma wasanga aratuvumba. genda nawe nzabaza, ntabwo bazamenya ko ari wowe. aho mbona yakoze neza ukuntu sukarima, ahubwo reka nzamenya akazi kugira ngo bakamucumira. ese papa kumbona akazi kacu muri ino minsi karimo kugenda nabi? kari kugenda nabi n'amafaranga yarabuze, ariko n'ukoresha ibishoboka iyo kampani yongere ikore nta kibazo. ariko rero n'ibibazo byo muri urwo rugo byatuma kampani yacu igenda nabi. ibibazo bya mu rugo byo byorohereza gukemura. ahubwo njye ndumva wakabigize vuba. aho uze kuvuga ngo ndumva nabikora vuba, nkaho wowe wikuramo kandi ari twe bagabo turi hano muri uno rugo dufatikanyije njye ndabyumva ko, ariko rero n'abakobwa nabo barashoboye. kandi ntabwo nigeze mvuga ko badashoboye se, ahubwo dore ikintu utarabuze, burya abagore bose ni bamwe, yaba yarize universite, yaba atarayize, yaba ari umuhinzi, yaba ari abagore bose ni bamwe. rero ngewe uko mbyumva niba twafatikanya na famiye kugira ngo dutere imbere tutitaye ngo umukobwa cyangwa umugore cyangwa umugabo. ibyo byose byakorwa, ariko si nyoko yanyoroheye. wowe kubona asigaye yitwara ntukuzi. biranashimishije. umunsi wagira ngo tumere nkawe wa mugore we. wagize umuntu amagambo ameze gutyo? habaye iki?
urabona se narabaye umutuku cyangwa ubururu wamenye ibyawe ntawamenye ibyanjye ukumva neza mu gihe cyose utarabasha kuboneza urubyaro wabigize intambara wowe ntabwo uraboneka Soni papa, mbona we na mama mufitanye amakimbirane. Ariko rero njye ndumva wareka mama agakora ibyo ashaka kuko n'ubu ntabwo yenda kuzabyara. umwana wa ndanisazi sinzi ibyo abandi arimo undi sabo twabyaye n'ubigisha n'ubu ngubu wasanga nanatwite oya kuko n'abo twabyaye ntubasha kubigisha bakiga neza bakabaho neza bizaba bihagije Ugende mama, usige papa akumve. hari njye muntu uzasuzuguza nyoko ukabishyura unabyibushye kumva utagira impuzu ni mu rukureho kuko ntarwo mwaruhiye umwana wakunze neza ntushaka kugira icyo ariye Yagiye cyane. Ibyo nashobora gusobanura neza. Mpamvu we na papa umunsi bamwe kumutunganya. hase mwana we ntiwabyiyumviye ukuntu antonganya akansonso nta kintu twapfuye we ntiwabyiyumviye Ese mama, kuki mama mufata nk'umwana w'ahandi? wewe mwana wawe ndagukunda urabizi ntabwo mpanga rwose ngo mufate nk'umwana w'abandi ibintu so dupfa kenshi ubundi biriya byo kuboneza urubyaro ubundi mboneza urubyaro kandi mwana wawe iryo kosa ntabwo narikora kandi mbe ntakubeshya ntabwo ushobora kwicira abana mu nda yanjye nzababyara buzura isi umucanga wo ku nyanja ntabwo nzaboneza urubyaro Aha, n'umujyanye ntabyivangamo. Ubwo we na papa mufite ukuntu muzabiganiraho mukagira uko mufata umwanzuro wanyu. genda wigire mu mirimo yawe Ariko urakoze nyine. aho ubundi ibyanjye na so nitwe tuzabijya byumvikanaho Urakoze. uraho neza ni amahoro se tunari gukuranga kuba ko abana batambutse ntabwo bakubwiye ariko tunaje wowe nashaka umudugudu wabaye na munini ni ukuri sinaguherukaga aho rero mbwira ibyo ni ibitankozwa jyewe abantu wifatira b'uyu mudugudu ugenda ubabeshyabeshya nk'ibyo uje kumbeshya mbona ibyo byaro ugenda warugendekera abana bawe
abana banjye ntubagurira icyo kurya ntubishyurira ishuri ubwo se urambwira ubucuti bwawe nawe urangirira urambuza kubyara mbere njya mugira inama ariko niwe hano aho inshuti yanjye ukagenda hamwe urabeho uyu mudugudu ni munini shaka bubeshya ni njyewe ibishoboka uragiye uzatinda kubona kuri kurinda abana bawe ibeshya mama nawe rwose umwana wawe ntabwo utegereje gusenga kujya gusenga se nzi ko ndi kwitegura kujya ku ishuri icyumweru gitaha ndasubira ku ishuri ubwo se urumva uyu mwaka iganye yo gupfusha ubusa mama nawe asiguma urumva nakirwa ukabwirwa hari ukusuzugura kuruko nguko ukora n'indwara warwaye indwara ushatse kuba ko bandoze icyo nzi niba utarahumanye umwana imbere nononge umuntu avuga ijambo rimwe umwaka ugashira imyaka ibiri igashira none uri kugiye kubona ko bandoze sibyo ndayihubuzamo muri mujyanama muri mujyanama umuyobozi w'abandi reka umuyobozi uyu mugore buri munsi ndamubwira ngo yo kubyara uri kubyumva ntabwo ari gushaka kubyumva gahunda za leta zitubwira ngo iki atubwira kubyara bangahe mbwira abo dushoboye kurera ni bangahe si batatu none arabikora munsi nyine wabimubwiye nanjye nabimubwiye none kuki atabikurikiza ntabwo ntageze pe babari mwihore ayibyare ko n'ukundi kwica ntacyo bimaze n'undi kwica ntacyo bimaze oya umva kubwira umujyanama n'umugabo wawe yaba wowe menya ibyawe nanjye nzimenyera ibyawe ntabwo nzabireka uretse nkubwire amawe ndagiye ngaruka ntagusanga muri urugo cyangwa se wayikuyemo takakure agerayo nawe ndamukubita nawe ntabwo mwabirangiza ndakukubita nzanaho ubujyanama nta muntu uzanaho ubujyanama aho kugira ngo yewe nice umwana wawe mwagenda ari igihe nagenda kandi nzamubyara kuri ugenda ntarayikuramo nzamubyara kuri reka nkwereke ikintu nkorohereze ndagiye mwagenda ari reka ngenda ari usange wayihuje
urabizi ko atari byiza cyane mu gihe inda nayigize bibaho ntabona kuramo wenda nimara kubyariye ibisigaye inyuma nzaruhagarika ariko usibye ko no kuruhagarika numva muri jyewe mu bitekerezo byanjye bitarimo abana batatu ni igitangaza ndaciye nk'amabere nyine ufite batandatu nanjye reka mbagire niba tujya guhigana wowe mu bitekerezo mu biganiro batatu bonyine ubura nyibyara ariko ufite batandatu ndabafite ariko nanjye sinyibya kandi mfite umugabo reka nanjye ngire batandatu mbere kagende ariko umugabo we nazi mu biganiro ntabwo nshaka kugira ngo umudugudu wose mushwana ntabwo mbishaka mushukana gusa ntabwo dushukana ejo uzaba utuma jyewe ubonye papa dusaba imbabazi afite ku mutima so ni umuntu mukuru kandi ni umuntu w'umugabo ko niba yarabivanye ku mutima niba atarabivanye ku mutima ntabyo namenye oya njya ndumva yadusaba imbabazi kugira ngo atwikize gusa sebuje wowe wandika imbabazi zikuye ku mutima none se urabona yarasabye atazishaka kuruma ngo umukristo ahora ababarira wowe urimo erega umukristo nibyo agomba kubabarira ariko papa ntabwo yasaba imbabazi ntose uragira ngo azisaba ati ko yazisabye ko ashoboye reba nk'ukuntu ukaba waratunganya mu maguru munsi buri munsi urabona ari byiza ariko ibyo papa avuga nibyo kuboneza urubyaro ni ngombwa nose kubyara abana benshi utabashije kurera bamwe bakwambaye bo reka azakore nanjye nkore tuba tuhuye noneho kubyara benshi bamwe ntibashe no kubashyira mu mashuri abandi bakicwa n'inzara ku musozi nibyo ubona byiza se nibyo by'ubukristo ariko mama kujya muri abo nako n'utajyamo ni uburenganzira bwe mama urabyumva njye ntabwo nzajya muri ubu nzabyara muraho cyane hari umuntu wabibanuriyeho ndashaka kubabwira niba ari mwebwe kinsigire ndagiha ba nyir'urugo hari mbazaniye inkuru itari nziza iki mukecuru ntabwo ari inkuru nziza kuko wakishimira kwifata gutyo niba ari we nyir'urugo nta kibazo ariko se mbwira umugabo ari we nyir'urugo ku mugoroba yitabye Imana ngo kandi turakeka ko muri urugo nta muntu n'umwe ubizi ayiwe data we ayiwe data we ayiwe we ayiwe we ayiwe we iyo nkuru yicara uyimbwire ntabwo nyumva nawe yicara uyimbwire ubwo ntabwo ari abantu bamwishe koko ayiwe data we
mukecuru mwihangane bibaho ntawe uzi icyamwishe wenda niba ari abantu bamwishe cyangwa niba ari impanuka yagize ariko yitabye Imana nubwo ari kwa muganga si kuvuga ngo wenda ararembye yamaze kuva mu mubiri. ayiwewe iyi nkuru ndayibwira abana be gute wowe kanyawowe iyi nkuru ndayibwira abana be gute ko yapfuye aho ari ntabwo namenye wihangane natwe igihe kizagera wihangane kubyakira byananiye wihangane nuko ko umugabo wanjye ansize heye ubu sansigiye nde ibyo biba mu buzima ubuzima Imana yatwaye Imana irahari natwe turahari tuzabafasha nk'abana. njye na n'ubu ntabwo ndakira ko papa yagiye. Benita ni ibibaho mu buzima bw'umuntu kandi tukimukunze bigatuma twese muhamagara Benita nta soni ufite iyo ubona umwana w'umukobwa wifata ukagenda ukamara iminsi 3 imbere mu gasozi wumva utekereza ahubwo wivugisha ngo uburere wose uburere waduhaye ni ubuhe kwica data nibwo burere ubuzima waduhaye. mwana wawe ibyabereye muri uru rugo ntubizi ni igihe wowe wishize Imana ikubabarire kuko ibyo uvuga ntabyo uzi. hano habaye iki Kuba wigira umwere byagenze bite hano kuko numva urimo gutonganya mama wacu byagenze bite ngo mama wanyu nande ese ntabwo ntabwo ari mama njye ntabwo yambyaye aba ari mama wawe wenyine. Umva mwana we nagize ngo ndamubaza ngo kuki amaze iminsi 3 adataha arangije arampindukira ni igisubizo anshubije arambwiye ngo narishe mama tujyane urimo kwita umwica mama wawe nande mama wawe wenyine njye ntabwo ari mama wanjye. ese wowe ntabwo yakubyaye njye mbyarwa n'umwica. uvuka ku giti se umva nkubwire Benita umva nkubwire ikintu nkifuriza cya mbere ni ugushaka ubundi ukabyara ubundi nawe ukazabona abazajya bava hano mu rugo bakimara iminsi igihe bashaka. ariko Beni uratinyuka ukabwira mama ngo numwicaye ubwo ufite ubwenge nawe se utangiye kungebuka uzi ko nawe uri nka nyoko ariko uswa nasana ugira mama watureze uratinyuka ukamubwira ngo numwicaye yarabareze ariko yica se ntacyo yabareze mureba ntabwo ushyiremo iyo myumvire ye mibi ukazira n'abikorera ibitari. bana agahinda ubona uhanura umwana wibyariye nkaho yakavuze ati ingeso mbi ndaziretse uko kuraraguza mu gasozi ndabiretse agahita ahindukira akakubwira ngo warishe yewe mama yewe ibyo bizashira byoroshye kandi niba azagaruka vuba kandi ko wagiye byagenze mwana wawe uzagende witware neza uzamerere nkawe wenda wabona ukampoza amarira
ndagira ngo mbwire niyo mpamvu muri ino minsi usigaye usubira mu wacu umunsi wowe urambaza kubera ejo subiza ese birakureba wowe uranshinzwe ndagushinzwe kandi ndagushinzwe wanjye ndibaza amajoro yose yaragenda iminsi umara hanze udataha mu rugo ufite akazi ibyo se birakureba njye nari najyana nawe ko ari njye wijyana rega menye yuko ari njye muhungu mukuru mu rugo hano kandi ngomba gukontorora iki abana tuvukana erega wigize nkaho uri shefu w'urugo ndetse nyine bakabimenya niko bimeze ibyo se birakureba iyo ngiye njyana nawe reka njye ngenda kuko nshoboye kugenda nose wowe ibura urambaza kandi ntushinge uzajya umenya yuko hano twese hamwe twese turavukana iyo nawe ugomba kugenda mu nzira idakwiriye ndimo kureba mbese biterwa n'iki singaho uje no kuntegeka ku byanjye ibyawe bize nose hari icyawe njyana ubabajwe n'iki ariko ngiye ikintu kimbabaza nuko uba kwinjira mu buzima nagiye ariko ndamubwire Beni umva nkubwira ujye umbabarira nyine ukamenyera ariko se muri mubi wanyirije umusaza ariko mbere musigara usuzuma mumbwire wenda yakumva wowe ubu nta sano ufite zo kubwira umusaza wacu gutya isoni z'iki we kubera icyo ampangara wambaza iki aba nta kibazo ndabona isi nakubona uzambona isi sigira amaso reka mbareke njye kureba mama wacu uransetse cyane rwose reka nawe uje umushyigikira umwinga nzo wambaza iki usigara usuzugura ntacyo mbabarira yego nanjye ndamutinya wenda nkavuga gakeya ubundi se buriya wagize ngo ngera namugebutse yanyura n'ubundi buriya wowe musuzuge kuri ukaramutinya byihorere shano usigaye ukuntu asigaye ameze nk'uterura ibyuma muri iyi minsi aguteye inkuba imwe ntiyaguta iyo ntazi n'akazi kawe reka ariko nta kintu yaza ambwira gutya nawe ntabwo yaturuka ko nkubita rega no kuvuga kuriya gusa bikarangirira sawa mbese ndoroshye azakuvuna njyewe sindi hano se nzaba mbarora yanze arambarira ariko rebe ibyo bintu turimo gukora koko iki se ka noneho kuri mushiki wanjye mushiki wawe nyine ubwo wabuze ntabwo asigaye wizeye nose urashaka n'iki nose runari muraho nari mu gihuru se nose hano niho avuka nose hasi mu rugo nose hano niho uraho nari mu ahangaha niho gihuru uvuka umuntu n'inshuti yanjye nk'aho nibyo ngibyo urimo ese wajya ugende bituma urampemukiye rwose kandi bari inshuti yanjye ubaranire no kuza kunsaba mu rugo baramukwiye tuzanye kure Benita ndeka mubone mu rugo imbabara tuzashwana na mushiki warize gutera amahane hano mvuge baze hano niho iwacu mvuge baze bagusore cyangwa mubone vuba utahe vuba niba ushaka amahoro umva mubwire aya ntacyo tubwira ase mugira imeze ikiseka asimari wewe ibintu gukora kuri abo bana n'ibyo mana ibikise asimari je tufata we utonde muje wajimeni kwe umva utonde mushiki wanjye ni ndamo mushiki wa sawa musenzo uzamusubiza murongo utonde nije nawe ushyiramo mani je nakwereka asu mani wabaye gute ako ubundi wanje ntukanangure mani reba inkura mani ikiyo kibazo urimo kunyanduza mani ibintu ba ase wagire mushiki wawe basa nijya nambara ibintu bimeze nk'ibyo ngenda umusitari man umusitari se wahe umva nkubwire umusitari kugenda banza kumvikane umva ndi nyine ugomba mani wori izaje mani ase mushiki wanjye ese waramukora mushiki wawe uzamwirongora mani twumvikane akumara uzaje umenye ko afite ugiye winankura wowe mushiki wawe mubazi no mubazi mani ariko mugisha muri ikora mukarwana abatipe bangana gutya mani ndebera mani oya hano ubu n'ubugane mukajya mukora ibintu imbaraga zanyu wagiye mumbariza imana umuntu abadashinga akabyino ariko gute se nasi mushiki wanjye waramukora reka nkubwire mugisha
ukuntu ngana n'ukuntu ngana ntabwo imbaraga zanyu mwakazikoresha mu Rwanda Ngiye mumbarize impamvu umuryango wacu awushaka ntabwo nzi ko ndi buhure kuba Emma ari guteta mushiki wawe nawe uteta bashiki babana ikibazo kirimo ni ikihe ngiye ikibazo ngiye mfite ikintu nshaka wajyagayo wowe ngiye ndimo kwigendera gusa kijyana ubwize kuri mana Emma sawa umva ngubwiye n'undi munsi oya man kurwanisha imbaraga zingana gutyo man wanindiye ubyumva nanjye ndabizirega ariko ntabwo wari uri mu rugo ngiye kugenda nayo nzi ko wabivuyemo ngo mbivamo najye mbabarira ahubwo se sheri ese gahunda nyine nagira ngo gahunda tuyifate neza none gahunda zarara reka ntabwo ujya wica gahunda y'umugoroba si zose ukakoza n'umugoroba si byose nyine ngo biransaba kugenda mu rugo kwanza nkareba ukuntu mbese ikoroka umva ugomba kubatera igipindi orojinari ahubwo uri kumva orojinari ntabwo ushingiye mfite ubwoba bwa ziriya nshuti zawe ngo mbona mama ushoreranye se bariya humura ariko sheri kuba wivugishije uzawumbwira ngo yawe humura bariya se ni ibisanzwe twari none ngo njye gukomeye kuzikorera mu rugo ibyo batari bumenye mu cyumba nta cyumba nawe kwitego cyangwa umufungure we yabijyana ntari turi kumwe ariko Beni niyo mpamvu ituma ujya kuva hano mu rugo ukagenda iyo ni impamvu yanjye bwite aho rwose ubona ibiju ubona mama yashobora kuduhahira ntusi ubona mama atashobora kuduhahira ibyo ni byo bigiye gutuma uva mu rugo ugenze ndumva wowe umushyigikiye ufite n'umutima ukomeye ngaho rero uzafata agataro wikorere ucuruza inyanya n'intoryi n'idodo ubundi muhahire urugo barakubwira iki ariko nyamara bari kuvuga mu rugo njyewe mama ntabwo yabura kuduhahira umva izo ngaruka zose ntibizamara n'abaziteye wowe wifashe agatuma papa atorongera akajya kugwa mu gasozi nk'ahatagira urugo ntabwo ari mama wabiteye papa yavuye mu rugo aradutaragenda none urimo urabishyira kuri mama urabona mama yakwica none ninde umuntu w'umugabo arifata akava mu rugo akajya kugwa hanze wabonye se umuntu w'umugabo wifata akava mu rugo rwe akajya kugwa hanze ibyo bintu wari wabibona nyamara papa niwe wabyiteye ntabwo ari mama wabiteye nyamara sorry bite Ben wowe urangwa ngo wangiza ngo bite use tuvuge ko utari wambonye yego none se mama muri kujyayo n'ibibaga ariko we na mama wawe ntabwo mujya mugenzwa na kamwe ugenda murebozwa iby'abandi si mama yagutwara ikikandi nuse mwagiye mureba ibibareba nk'ubwo urambaza ngo ngiye uranshinzwe mbese ubwo kukubaza ni ikibazo kandi umva ntimukibaraguze mujye mureba ibibareba ariko abakobwa baragwira cyo kurambira itaragura oh sheri ko wanze kumakaza ntabwo nari nzi karesha izuba karibu kamaki ese
sheri ko watinze nyine ngeze epfo ku muhanda nkutana n'umwana w'inshuti yanjye inzu mpagaranye nawe ari kumbagamura ko abona afite ibikapu ngo ngiye ngo nimukiye ndamwana ngiye isafasi reka ariko rero wari unateze n'akamoto kushirira hano ni hafi sinakurirwa nivuna ntiga moto yica ariko ntukivune kandi imara ntabwo ari ukuvunika ariko kandi umuturage abana nari umusirimu kandi utaratomba mbese sheri use mu rugo wawe aho ugiye ubwo urabona mama ntatinyuka aho ngaho ngiye gushaka reka uri kubimubwira akabyanga cyangwa akabyemera sheri azabimenya wazabimenya nyuma y'igihe ntabwo yankundira yanyica ahubwo yabimenya byararenze ko byaba biri hari ikibazo se cy'ingenzi nuko dukundana naho mama we azagenda abimenya nyuma naho niyo mbimubwira ubu ngubu yari guhita namfungira ntabwo yari gutuma nsohoka nuko nibwo bwoba nagize mara baramubwiye azabyemera mama byo tuzabimubwira nyuma turebe uburyo tubigenza uramfite ndetse niba wowe utabyemera ndagufite ahubwo nizere ko nanjye mfite ntabwo ushobora akantu nibagiwe kubaza gakise kandi rero n'ishyaka turi kumwera ko muri ka kabari kubanyetse ku mukobwa ngo mukundane na none muracyari kumwe cyangwa aratandukanye kandi nawe ikiganirizanye reka ndagukunda njye ntabwo mba nshaka ko mbangikanya cyangwa njye ngutsangire n'abandi njye wamwitse ko niba mukiri kumwe cyangwa aratandukanye reka nanjye ndagukunda uriya ntabwo tugikundana na wawe ni wowe reka uramfite urakoze niba yijeje ibitangaza ahubwo nizere ko nawe ufite isibisi oya nta kibazo sheri gusa njye n'izo mpungenge nayo nagize umururo wanjye service ko mwemereza ko none se uramfite sheri ufite uri kuzikora sheri zahe n'ukuntu nje nigisha nkanga kuzishyiraho ngo batambaze ahantu ngiye nje nigisha mama nkanga kwirirwa nambara neza n'abandi akaza kumbaza byinshi akambaye neza akajyana no gushaka akazi mama agira amakenga aha gutya abona urumurara ubona ko ngiye hafi n'ibibade sheri twagiye n'amakuru gusiza ndagisika ntabwo wagisiga ko bitandukanye ntukivune sheri ntukivune byose Yo, Bijou. Ça va? Shani meza. Karibu. Thank you. Umeze neza? Gukumbura kabisa. Nese amakuru ya mama shiri. Shamara. Okay. Bro house. Sha, sindika soya kinyi. Yo, Shani, numva umuryango wanyu ukumbuye sana ariko. Shabyiga rero none twawe na mama wamubaza amakuru yaramenye. Nigusha. Nisi mama wakajya kuma. Sha mama arahari. Mama. Karame. Hari umushyitsi dushaka. Yo. Ego komana. Muramba mama. Amakuru ma. Ni amahoro se. Ni amahoro. Mbese kuki watwanze? Wowe dukuri ntabwo nabaga. Ngaho karibu basi. Yibwirire. Mama ntabwo nabanga pe. Ni amasomo. Bijou arabizi ko ntabanga ntabwo nabikora Oya shange nanjye ndabizi ntabwo wabikora. Gusa nayo mbakumbuye cyo kandi ubu utarayindutse. Nageze iwabo. Yewe narashaje napfuye urupfu. Oya mama niba ushaje wowe uracyari inkumi. Mbese mama warahusha? Hello. Amezi ateze. Ninaramuge nageze mu rugo mbona ari gusaza. Oya nagutambiza. Mbona wabaye mwiza. Usiga wabaye kuyama. Nagiye rero mbonye mami. Sha natwe twari turi aho. Mbese urebeye inyuma turi aho ariko ubundi
imbere twarashize nagize ibibazo bikomeye cyane. Numvishe n'ibiki umwana n'ibyari agakubita iminsi ine mu gasozi ntazi iyo ari, ubwo nararyamanye ntabwo yakwigaga. mama nawe uransetsa kamikubwira nabyo byari binzanye. dore yaragiye akajya akubita iminsi nagira ngo araje ndamuhanuye ibitutsi yavuga mbikubwira nta nubwo wazonye nta nubwo wazamubabaje. witane nawe mu nzira n'ibikapu ndamusubiza nk'inshuti yanjye bisanzwe nuko mudana murumuna we Benita amakuru ni meza nasi kuri n'ibikapu uri kujya nikumva bireba kure njyewe ntabwo ubwo yamubeshye ibitutsi yadutse ndi nyina akagaruka akanavuga ngo nige wishe so byonyine ntabwo byaguha isura y'igisubizo yaha abana. mama ntabwo numva ko wareba Benita ngo wumve ko Benita wamubona mu kibi. Benita ni amaraso yawe mama. nibyo amutinyuka umubyeyi wamubyaye wamwogeje ngo amutwite amezi icyenda amwonsa imyaka irenga ibiri ngo atinyuke amubwire umubaze uti kubera iki urara mu gasozi narangiza akubwire ngo niwe wiyekuye gutinyuka kumbwira ngo nige wishize. mama kwa karere katagurutse kamenya keza mureka afite ibimushuka. ese ugize ngo niwe mwese uriya musaza wewe ntabahari nise uko cyatatinze ngo arikubwira bitekerezeho umenye impamvu yabitera Benita ko yaravuze ariya magambo. erega nabo ugendana nabo nabo si shyashya bashobora kumujya mu mutwe bakamutera umutima mubi. Benita ndamurenganya n'umwana nta kintu yiziye. Benita ashobora kuba yababazwa n'uko wenda agushinze ibyaha kuko Benita ntazi ngo biva he biturukahe ariko yarabibwiwe. ariko sheri ejo warambabaje. ko nagusabye imbabazi kandi nawe ukazima nkagira ngo ibintu birarangiye nk'umugaruye iteko ega byarambabaje nyine ihangane kandi nanjye navuye ko bitazongera. akumva rero ugomba kujya gusaba mama wawe imbabazi. mama none se urabona nakwijyana nyine ngo tugomba kujyana tukazimusaba twese ngo iki tujyana njyewe none se urabona nakwitora njyewe nkajya gusaba imbabazi mama ngusize. ugomba kwijyana njyewe ntabwo naza gusaba imbabazi iwanyu kuko ntabwo nabakoye. nawe ushatse kuvuga ko ari njyewe munyamafuti njyenyine tugomba kujyana nawe ugahagarara kigabo ugahagarara mu mwanya wawe ugasobanura uko ibibazo byagenze. ibyo byibagirwe ntabwo najyana na kandi umenye ko mama wawe wamuhemukiye. njyenyine se wowe utari wowe se nyirabayazana ariko wari uzi ko nanjye nemeye nkanga mama nkashaka we kubera we. ushatse kuvuga ko ngenda ataye mama wanjye se nkagushaka ndi ikigoryi. nese ibyo birandega mama wanjye njye ndamukunda we nimba utamukunda si ibyo birandega wabyumvise. nawe ugomba kuza tukajyana tutajyanye nanjye ntabwo najya. ugomba kwijyana ntabwo najyana nawe kandi ubyumve. gusa Jimmy nk'ibyo bintu byose uri kunshumuramo njyenyine uzi ko nanagutwitiye ubwo ubugira ngo ubwo nkore ibyo byose nyine njyenyine ngo ugire ate urwitira umva ahubwo fungo udamo hatagira n'umuntu ubyumva uri kumva wabyumvise. Jimmy wakibeka amagambo umva ahubwo reka nigendere n'ingaruka urambwira umuntu waguteye undi. uvuze ngo iki? urambwira umuntu waguteye undi hari undi se tubana utari ndetse n'ingaruka urabimbwira. shakira mu ntibaza amoko koko nk'ubu ubundi n'ubu namushakaga njye ariko nta kibazo nawe uzarugereta.
bishobora kuzajya hirya ni wowe nase wabaye gute mwana yanjye uriya ni mama mbona muri kumwe uramwibutse mama none yambonye unje ukanga kugira ngo atambuke mama niwe turi kumwe ariko ntabwo namenye ko ari wowe nase wabaye gute shambisho ndeka aho gusura mama atagukurikira aje kureba icyo uje kureba ugasanga arambonye oya mama ari ntabwo ari bumvira ikinose mwana yanjye ko wabaye gutya ahubwo se ubaheye umva mbakunzi ya gatatu urenze ikindi cya mbere icya kabiri cya gatatu ni ngombwa wowe uzaze kunsura wenyine ariko utari kumwe na mama kandi ntumuneze utamubwira ko ninjye wabonye gusa ubusiga gutinya mama none se uwo mwana yanjye we ukuntu umeze nuko nyine meze shabi nzaza kugusura n'ukuri wowe subirayo ukomezane na mama uzaze kunsura ariko uzaze uri wenyine kandi ntumunteze ntabwo ari buvuge wangiriye inama kuko uzi ukuntu navuye mu rugo mwiheneyeho mama urabona namusubira mu mazi ubuse navuga ko ngiye ujya kumusaba imbabazi ariko mama nta kibazo ikibazo ni wowe ufite isoni ntabwo bisho wasanga ukansabira mu mbabazi kuko mbana mfite isoni zo kwitwa umuntu nuko nahavuye mwiheneye erega mama ni mama wacu mama yarakubabariye azaga tumuvuga bisho nanjye ubwanjye mfite isoni zo kwitwa umuntu ntabwo namwuka mu maso sinabona n'icyo reba ubuzima ubayemo wavuye mu rugo uragenda ngo ugiye gushaka umugabo usa ubu ngubu nuko gushaka umugabo koko so wagira wabikoze ibishoboka byose kujya gusaba imbabazi gusubira mu rugo none se ubwo ngo yankundira nkongera nkaza nicara mu rugo none nanatwite kubera iki se erega ni mama wacu kandi yaradukura mama nta kibazo rwose yarakubariye ngo basi wenda gutumye wowe ubonye uko ibintu bimeze ugende umunsabira imbabazi mumbwirire njye ntabwo nabona aho mbuhira ugomba gukora ibishoboka byose ukaza kumusaba imbabazi wowe ubwawe mbese umugabo wawe ahubwo genda turagusanga hasanga hano hasa ntabwo azi ko ni murumuna wawe kuba se azi ko ndi umugore we ibyo barabimubwira ntabwo bibaga wowe iki genda nawe utangiye no kunyirukana ntabwo ari ukwirwa ariko genda ndagusanga hano nawe bikamubwira gusa sinzi mama nyine uza ku bishoboka byose umunsi wurize gusa umunsi wurize sawa sawa biju upfe kumusuhuza gusa uzajya kugaruka Jimmy, where's the man?
ese mana kuze wibereye aho Nibereye hano nawe ndi kuri WhatsApp. ego reka nzane agatebe tuganire none nakuze ngo biba amakuru neza naje urukoro mbikubwiye nari mpena mu mahoro uzi ukuntu yahindutse yasubiye mu buzima busanzwe pe nanjye namubonye ejo bundi byaranshimishije cyane ariko ma sha dore reka tubyishimire ariko ubu sinzi ko bishimiye kubera ubu nabwo baracyafite ikibazo kimwe Benita wa mugabo we yashatse yamutinda ariko amufata nabi bishoboka reka ashatse baba batabyishimiye umwana wanjye nakuze imana uko byakagenze umuntu uko yashatse batabyishimiye bataguhaye umugisha ukaba kurikiye ntabwo ari byiza none se uriya murumuna we nose uriya murumuna we ko abanye na mama we neza hari ikibazo erega ma byagombaga kuba murumuna we nyine yasigara kuko nyine yagomba kuhasigara akamuhoza amarira ntabwo bose bagomba kunanirana nk'uko ntabwo uzi iduka basigaye bafite itumye bagiye kubikubwira rirenze uribonye ishari ryakurikije umujyanama ukabuva mukajya mu iduka wayangaje kubara ku cyumweru abo yabivuga ngo nituva ugenda turi babiri apana kumbwira ko nzagenda njyenyine sinabyembe uranyosha ukanyosha nkagenda njyenyine tuzajyana noneho cyumweru tuzajya biga gusenga ku cyumweru mana uzambeshye sawa Kumenya amakuru yo kwa Mary. baba bajya mu mahanga ntabwo ndigera menya amakuru yawe Siko natwe tubana n'amagare koko. Siko ari inshuti zacu. birenganya ahubwo se wagiye ubahamagara Kubandikira byenda bandikira kubera ntugiye kuvugana. se wagira ngo byoroshye Ahubwo mperuka gusura Benita. arahuze Asanze ameze nabi mama. Umugabo amufata nabi cyane. Namubonye birambabaza pe. Ahubwo icy'ingenzi icyo twagakwiye gukora ni ugushaka uburyo twamuzana hano mu rugo akamutana mu rugo. Ameze nabi pe. ntabwo namuzana we wenyine yashatse umugabo amushaka azifatira umwanzuro ku giti cye ntabwo ugenda agenda kumuzana iryo kosa ntuzarikora Azafata umwanzuro gute mama? Yego uriya mugabo amufata nabi. Erega n'umwana wawe. Ko mama ari kugenda hanze kari umwana ni kabi. Mama yarakubabariye si uteruka mu rugo. ngwino usuhuze mwana wanjye ngwino usuhuze Ugasuhuza mama. humura mama ndakwinginze ubu nanjye maze kubona ubuzima ungarurire icyizere ntabwo byabaye bizongera ihangane rero haguruka wicarira hano narakubabariye rwose imbabazi naraziguhaye naramutse nagushinjije amakosa ariko nasanze utari oya humura humura nagushinjaga ko wishe papa ariko umaze kubona ko abagabo bose atari beza mama oya we ntabwo abagabo bose ari babi biterwa n'uko byakugendekeye cyangwa wabyitwayemo cyane rwose imbabazi Beni naraziguhaye humura mama yarakubabariye haguruka wicare. ngabicaje mwana wanjye rero baca umugani mu kinyarwanda rwose we muciriyeho utaraburoga agira ngo yabura inyana ntabwo yabyeho urungurutse Uze se amaze kubona isi n'ubu ntabwo azongera buriya. oya ntabwo yari reba hariya hirya ku ifu y'amasaka inyuma aho mu mufuka reba y'amasaka Ahubwo ndabona n'isukari nayo yashize.
makaroni aracyarimo ariko ndongera na biswi za mariya muri aho karibu abakuru bagukorera se naho ko barajye mbega mwabaye heza kuko biju nawe se ndishimye pe amakuru umujyana ni meza pe cyo gukora ntabwo nta kibazo oya harahindutse ko ntari igitoki kiryoshye pe ma tugihahe turi kugitangira make cyane nangahe ni 200 yonyine kabisa turakijyanaho kiraryoshye warimo nk'ibiro bingahe ubwo nyine dupimye nibwo twamenye ibirimo nimo kujya kugenda ukunda bapima ndakijyana amasurwa Thomas utomo ni 220 uri budufungirane ni 880 ahubwo turi guhahira abasaza banjye twebwe hari ahantu nyine tugiye kuba tugiye gatotse ugiye kwerekeza hehe nabonye akazi hanze nyine ubu ngiye na mama tugiye kujya mu mahanga ugiye kujya hanze shangiye kujya nese ko wanyanze mwana wa umubyeyi wawe ndakwifuriza imigisha imana izakuzuriza wowe n'umwana wawe umwana wanjye agiye kunjyana nyine nanze pe ndakujyana mama wambaye hafi ni ukuri Mary ugiye kugenda hanze shangiye kugenda pardon amakuru ya Benita nishimiye ko abone ko Benita sinabaza amakuru wahorana uzi ibibazo yagize ngo si bya bindi uzi inda ye yavuye ibibazo hakuriya mwana nawe yaragowe kabisa Shamari mukuru wanjye yarahangayitse pe yarakubititse mu buzima ugira umugabo mubi niyo watwaye ntuwibyara nyine nkeka kwiranda mu kuvamo ari uguhora ari hasi ari hejuru n'umugabo we batongana barwana njye naketse ko wenda nicyo cyaba cyarayivanyemo nabyo byashoboka ariko mana ni izina ry'Imana kuya amasengesho pe ariko ntacyo burya mu buzima niko bigomba kumera sha biragoye kubyakira biju kandi na mama twarabyakiriye nyine gutya buri wese yabyakira nyine akabyumva ko ari ibintu bibaho ariko kuri biju kuri Benita ni ibintu bidashoboka kugira ngo azabyakire biragoye mu buzima niko bimera sinanamubonye mu museze ariko nari biri nk'utufungiye tugende twakatishije ya 8 babona ziturenganye nagahingira zimusana buriya mama ni wabitekereje wenyine nawe wabigizemo nawe kunsemba bazi mpaka nta munsi ahinduka yinjira ahubwo mama ni wabitekereje bw'icyayi ntarabimubwiye bari kusamukura mukuru wawe barabara aravuga ngo nzazi ego uzi ukuntu yagushatse numvaga ntazongera kugaruka mu rugo kabisa numvaga natorongera nkemera nkazava ku musozi hanyuma gusa Imana ishimwe nyuma n'umwana mwiza ahubwo se ngo Beri yagiye hanze mbere amaze imyaka 2 agiye hanze gusa ikintu akora n'ubuganira no kuri telefone ndabona mwaryongoye ntakuza kumufasha imirimo koko amazi kwa nini mbaye kwicara muri izi ntebe muri izi ntebe zacu ko wagiye se ukadusiga ubundi wajyagaye ngaho nimurekera aho reka dusenge dushimire Imana nawe ushobora byose nongeye kugushimira kuba ndi kumwe hamwe n'umuryango wanjye nongeye kuguhimbaza kubyo nkorera byose